bakristo bavandimwe, reka tuganire ku kwicuza ibyaha ndetse no kubibabarirwa. Iyo rero wakoze icyaha, iyo nakoze icyaha, murabizi uburyo umutima ukurya, umutima ukabyimba, ndetse wagera no muri sosiyete runaka, wagera ahantu ukabona abantu, ukumva yuko abantu bose bari kukureba. Umuntu yakureba ukavuga atarambonye tukarabaje, bibaye ibibazo bikomeye cyane, ukagenda wikandagira muri sosiyete bitewe n'uko icyanyine kiri kukurya. Rero nta bundi buhungiro, nta hantu watura ibyo bibazo byawe uretse kuri Yesu Kristo, aho tubwirwa inama yo kwihana neza ndetse tukatura ibyaha byacu tukabivuga, ubundi Uwiteka akatubabarira. Rero muri Yohana wa mbere ahagana ku murongo wa 8 haragira ngo nitutavuga ngo twature ibyaha byacu, aho tuzaba twibeshe, kandi Uwiteka arayiteguye kutubabarira igihe cyose tubivuze. Rero iyo tubihishe tukabitsimba, ni ukuvuga ngo tuba dushinjije, tuba twise umwami Yesu Kristo cyangwa se Imana Data ko ari we munyabyaha, ari we wakoze ibyo byaha byacu. Rero kirazira kikazirizwa ni ukuri kuticuza ndetse no kutatura ibyaha byawe nyakuri, kuba wabikoze, kandi Uwiteka Imana arahari kugira ngo agire gute atubabarire. Unyarukiye mu gice cyawo cya 2 ku murongo wa 1 ugakomeza, haragira hati niyo mpamvu yohereje nyine umwana wayo w'ikinege kugira ngo aze atubere impongano y'ibyaha byacu. Rero Uwiteka abane namwe, ndabashimiye, mbifurije ibyiza, murakoze.